Yobu igice cya 19. Maze Yobu arasubiza ati muzahereza he mubabaza umutima wanjye mukamvunaguza amagambo yanyu? Ubu ni ubwa 10 munshinyagurira, ntabwo mukorwa n'isoni zo kungirira nabi. Niba naracumuye koko, igicumuro cyanjye ntigikiriho. Niba mushaka kunyibonaho no kumama ibyo munsebya, mumenye yuko ari Imana yubitse urubanza rwanjye ikangotesha imitego yayo. Dore ndatakishwa no kugirirwa urugomo, ariko sinumvirwa, ndatabaza, nta rubanza rutabera ruhari. Inzira yanjye yarayihishe bituma ntabasha guhita, kandi inzira zanjye yazikwijemo umwijima. Yanyaze icyubahiro cyanjye, inyaka ikamba ryo ku mutwe wanjye. Yanyishe iturutse impande zose, none ndapfuye, kandi ibyiringiro byanjye yabiranduye nk'igiti. Yamwongejeho uburakari bwayo, kandi mbarira mu banzi bayo. Ingabo zayo zaziye icyarimwe zishaka inzira yo kuntera, maze zigota urugo rwanjye. Yanandukanyije n'abo tuva inda imwe, kandi abo twari tuziranye baranyigurukije. Bene wacu bantaye, n'inshuti zanjye zanyibagiwe. Abo mu nzu yanjye n'abaja banjye bangenje nk'umushyitsi, mbamereye nk'umunyamahanga. Mpamagara umugaragu wanjye ntarushya anyitaba, nubwo mwingingisha akanwa kanjye. Umugore wanjye azinutswe umwuka wanjye, kandi gusaba kwanjye kuzinutswe bene mama. Ndetse n'abana bato baransuzugura, iyo mbyutse bamvuga nabi. Inshuti zanjye z'amagara zose ziranzinutswe, n'abo nakundaga bampindukiye abanzi. Amagufwa yanjye yumiranye n'umubiri wanjye n'inyama zanjye, ndetse nsigaye ku menyo gusa. Mungirire imbabazi mwa nshuti zanjye mwe, kuko ukuboko kw'Imana kunkozeho. Murandenganyiriza iki mukangirira uko Imana ingize? Uko meze ni kubahagije? Iyaba amagambo yanjye yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite umubiri. Nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Ahubwo mwari mukwiriye kuvuga muti twamurenganyaga dute ko afite impamvu zimuha urubanza. Nimutinye inkota, kuko uburakari buteza guhanwa n'inkota, kugira ngo mumenye yuko hariho urubanza rutabera. Yobu igice cya 20. Maze Zofari w'Umunamati arasubiza ati gutekereza kwanjye binteye gusubiza, mbitewe n'ubwira mfite. Numvise gucyahwa kunkojeje isoni, kandi umutima wanjye ujijutse uranshubije. Mbese nuzi ibyo bya kera, uhereye igihe umuntu ashyizwe mu isi, yuko kwishima kw'inkozi z'ibibi kumara igihe gito, no kunezerwa kutubaha Imana ari uko akanya gato gusa? Nubwo ubwibone bwe bwagera ku ijuru, umutwe we ukagera ku bicu, azashira buheriheri nk'umwanda umuvamo. Abamubonaga bazavuga atari he? Azagaruka bure nk'inzozi, kandi ntazongera kuboneka. Ni ukuri azirukanwa nko kurota kwa nijoro. Ijisho ryamurebaga ntirizongera kumubona ukundi, n'ahantu he ntihazongera kumureba. Abana be bazihakirizwa ku bakene, kandi amaboko ye azariha ubutunzi yahuguje. Amagufwa ye yuzuye imbaraga z'ubusore, ariko buzaryamana nawe mu mukungugu. Nubwo ibyaha bimuryohera mu kanwa akabihisha munsi y'ururimi rwe, akabikuyakuya ntabireke, ahubwo akabikomeza mu kanwa ke, ibyo kurya bye bizamuhindukira mu nda, bimuberemo ubusagwe bw'inshira. Ubutunzi yamize bunguri, kandi azaburuka, Imana izabuhubuza mu nda ye. Azanyunyuza ubusagwe bw'inshira, azicwa n'ururimi rw'imiri. Ntazareba imigezi cyangwa utugezi dutembamo ubuki n'amavuta. Ibyo yakoreye azabigarura, ntazabimira, ntazanezezwa nk'uko ubutunzi yahuguje bungana. Kuko yariganije abakene akabirengagiza, yashenye amazu atubatse. Mu byo yishimiraga byose nta na kimwe azakiza, kuko muri we nta mahoro.
nta kintu cyasigaye atariye, nicyo gituma atazahorana kugubwa neza. Igihe azaba afite ibimuhagije bisaze, azabikenana, ukuboko k'ukennye wese kuzamugeraho. Igihe azaba agiye guhaza inda ye, Imana izamusukaho uburakari bwayo bukaze, ibumuvundereze hari harya. Azahunga intwaro y'icyuma, kandi umwambi w'umuheto w'umuringa uzamuhinguranya, awishinguremo usohoke mu mubiri we. Ni ukuri n'icyuma kirabagirana kizasohoka gihinguranije umwijima we, ibiteye ubwoba bimugezeho. Ubutunzi bwe bubikiwe umwijima wose, umuriro utakijwe n'umuntu uzamukongora, uzatwika ibisigaye mu rugo rwe byose. Ijuru rizagaragaza ibyaha bye, kandi isi izamuhagurukira. Inyungu yo mu nzu y'izanyagwa, n'ibintu bye bizatagarana ku munsi w'uburakari bwayo. Uwo ni wo mugabane w'inkozi y'ibibi uva ku Mana, n'umwandu yagenewe nayo.